icyo mbona cyo nuko uruhande rumwe ngiye mbona ari byiza kubera ko itorero ryacu ntabwo rijya rihungabana nubwo ibyo byose biba kandi ni byinshi byakabaye byaratumye itorero rya ADEPR ritakivugwa mu Rwanda byinshi cyane kandi ngiye mbona yuko indi mpamvu igenera gukomera ntabwo satani yarwanya ikintu kidahagaze yaba gishaka iki kidahagaze ntabwo wahirika umuntu udahagaze n'ubundi bwabaguye rero impamvu rihigwa cyane ngiye mbona nuko nyine ari itorero rya Kristo kandi akunda niyo mpamvu satani atajya anezezwa nabyo. Thank you Divine. Wowe ubyumva ute ubitekerezo ute nk'urubyiruko iyo ufunguye telefone yawe mu gitondo ukabona ADEPR ahantu usengera ukunda cyane watubwiye ariko ukabona byacitse? Ikintu ngiye navuga nuko kare n'ubundi nigeze kubivuga itorero riraturira. Ndababara cyane ako nanone ntago ngomba gucika intege kubera ko uko byagenda kose cyane uduhere nk'urugero ku icyo kintu. Yego buri wese arasubiza icyo kibazo uko byagenda kose iyo byagiye hanze. Yego nk'umuntu ashobora kukubaza usengera ADEPR muri babandi bimeze gutya yego ukavuga ati uko biri bimeze kuriya ariko siko byahoze kandi nta nubwo ari nako bizahora uko byagenda kose bizahinduka. Twebwe rero kereka utaza ahantu uhagaze nibwo byagutera ikibazo cyane ugahangayika ariko iyo uza ahantu uhagaze mu buyobozi ntabwo ari wowe honyine haba haje imbogamizi ku buryo byagutera ikibazo gikomeye. Wowe urakomeza ugahamanya n'umutima wawe ukabyereka Imana ko byagenda kose biba bizakemuka neza. Niba umuyobozi wa ADEPR umuvugizi ari kureba iki kiganiro kiri gukorwa n'urubyiruko ashombye ni iki wamubwira mu gihe gisa nk'iki? Ikintu namubwira ko byasi kose wakundana cyangwa urakundana nta wamenya. Uyu munsi uhuye n'umusore usengera mu idini ya Isilamu mugakundana ukamukunda kandi ukumva ko umukunze ukamukunda we bikaba ngombwa ko mubana bigusabye guhindura idini warihindura? Haleluya. Aha nkunda bihebuje. Iyo ni indirimbo nshya y'umuririmbyikazi cyangwa se y'umuhanzikazi umwe muri aba ngaba bicaye aha tugiye kuza nyine tubereka tureka tubashimire mukurikiye Iyobokamana TV. Ibi ni bya biganiro byacu dusanzwe tubagezaho. Nitwa BKM mfite umugisha rero ngiye kubana n'abakobwa beza tugiye kuganira mu kiganiro cy'umuziki ariko
tugenda nyine tugaruka no ku bindi bitekerezo byiza bishobora gufasha no kungura urubyiruko rudukurikiye ndetse n'abandi bantu mwese muri kureba kino kiganiro. Mwaramutse neza? Amakuru yanyu? Aha, iyi ndirimbo yitwa gute? Reka dore ko ufite gitari buriya bihita bigaragara ko ari we nyiri gihangana. Indirimbo yitwa bihebuje. Ibiki? Niryo zina ry'indirimbo ariko nari ndimo ndirimba yuko unkunda uwo ni Yesu, unkunda nkunda bihebuje. Ni Yesu. Yego. Ni Yesu ugukunda gusa se? N'abandi barankunda ariko mbona ari wo nkunda bihebuje. Mwana ubwo se we abandi nabo barahari tu? Barahari cyangwa arahari? Sinavuze se ko turi urubyiruko tugiye kuganira n'urubyiruko, ubwo nta kintu wumvamo. Yesu ankunda bihebuje. Imana yanjye ariko se ibyo nturi gutinya guhamya, kandi uriya mukobwa ndabona areba nk'umuntu ugiye kubihamya neza, wowe ndi kubona ubitaruka. Warata wowe hari umuntu ugukunda bihebuje wundi utari Yesu? Abandi barankunda. Oya. Tubyite unkunda bihebuje. Umwami Imana ni unkunda bihebuje. Ariko ko bara w'iki kiganiro mushobora kuza kugira abantu mwihakana. Oya ntabwo ari ukuyihakana, nabo barabizi muri rusange. Bari muri rusange? Oya. Mana yanjye mubohoke tuganire. Barabizi ko Imana iri hejuru ya byose. Nabo barabizi. Barabizi kabisa ko Imana ibaruta, iri hejuru ya byose. Nk'iki kiganiro tugiye gusobanura Yesu nk'urukundo. Imana ni urukundo, sibyo? Mukomeze muririmbe. Imana ni urukundo. Kandi uguma mu rukundo. Aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Iyo niyo tugiye kuvuga. Murakoze cyane. Watwibwiye amazina ni Kirabo Mediatrice. Kirabo Mediatrice, umuhanzikazi. Aha, mugenzi wawe turi kumwe cyangwa reka nkwereke, reka tukwakire nawe twakirira abashyitsi. Kirabo Mediatrice ni umuririmbyi, ni umuhanzikazi, sibyo birumvikana, uje gupresenta indirimbo ye hano ku Iyobokamana TV. Indirimbo yitwa Bihebuje. Kirabo Mediatrice, iyi ndirimbo yagiye hanze ryari harya? Iyi ndirimbo yagiye hanze kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize. Ngiye kubafasha kwakira abantu turi kumwe. Bombi ni inshuti zanjye, nibo bantu bakinze mu gukora video, nibo bagaragaye mu mashusho turi kumwe. Nazo ni inshuti zihebuje se? Ni inshuti ariko nyine hari n'inshuti ihebuje. Yes. Yego. Uyu yitwa Divine. Reka byivugire. Yakwivugira. Yavuge neza byose nyine utagira ibyo utaruka. Nagira icyo nsimbuka. Twagiye. Amazina yanjye ni Twera Divine, nk'uko abivuze ndi inshuti ye. Twakoranye amashusho y'iyi ndirimbo. Umusanzwe ni umuvandimwe muri Kristo Yesu. Ndumva ari ibyo. Nta kindi kintu wabwira abantu badukurikiye ku bigendanye na adresse yawe? Ikintu nabwira abantu bankurikiye igendanye na adresse yanjye, ndi umukobwa warizwa mu nzu y'Imana. Ntiwumva ku kantu ushyizemo nyine? Bose nabifuriza. Ubu ngubu bari bagiye gutangira kwaza se uriya ni umukobwa, ni umubyeyi ukiri muto Yesu yagiriye neza. Erega mujye musobanura ibintu bisobanuke. Uri umukobwa. Okay. Kandi ubarizwa mu nzu y'Imana. Ni nabyo nifuriza buri umwe wese. Ni naho urara? Ni ukuvuga ngo umuntu kuba abarizwa mu nzu y'Imana agavuga ngo ni uko ariho arara, cyangwa se ni ukuvuga ngo ariko niho identity yanjye uko ndi ubu ngubu nyikura kuba ndi mu Mana. Imyenda uyibika hese? Imyenda igomba kubikwa mu rugo, mu magaderobe, birumvikana. Oya, ntabwo ujya wumva se abantu biperezanta mu rusengero ngo ndi umukristo muri ADEPR, imyenda nyibika wenda Kicukiro. Ahubwo abashatse kubaza aho atuye. Wowe imyenda yibika he nyuma yo kuri umukristo usengera muri itorero? Ko mbona usa no muri restoration. Nsengera mu itorero rya ADEPR, barizwa ku mudugudu wa Remera.
itorero itorero rya muri Remera. ADEPR ntitukivuga umudugudu wa mwana we Itorero kosora rya Remera. uri umukristo Wo mu wo itorero muri ADEPR sibyo mu itorero rya Remera ku kantu gasobanuke neza ko muri ADEPR ntitukivuga ngo umudugudu runaka ni amatorero amatorero barizwa mu itorero rya Remera. urakoze cyane Yego. tugaye ikaze na karibu murakoze cyane turabyishimiye. thank you aha twaje hano kuri boss mukuru urabona ukuntu aba yifashe ariko oya nta bidasanzwe twagiye yego murakoze nanjye nk'uko bagenzi banjye babivuze amazina nitwa Dusabimana Esperance kirabona umuvandimwe twamufashije gukora amashusho y'indirimbo yabihebuje kuba babashije kuyibona twagiye tugaragaramo turabana mu itorero kuri ADEPR Remera niho nsengera mu busanzwe ntuye Nyabisindu Nyabisindu yego i Kigali Kigali uru ni uw'i Kigali oya ntabwo ariho navukiye urubaheze aderese yawe kavukire icyangugu okay kameramani ko atangaye uriya ashobore kuba atunguwe hari niwe watubwira icyaba kimutangaje aho ngaho ntaturuka aho siho yize ubwo hasanga hari ukuntu ahazi okay ese umuhanzikazi wowe kavukire ni kavukire ni mu karere ka Gatsibo murenge ni Kabarore ni aho ngaho tuvuka mu burasirazuba. nanjye kavukire ni mu burasirazuba mu karere ka Rwamagana. nta munyakigali n'umwe uri hano twese ni from kameramani we ngo ni uwa Kimihurura ariko primaire yayize Cyangugu ubwo rero biraza abakurikiye basesengure ni uwa Kimihurura ariko primaire yayize Cyangugu kuva garidiyene basikuru niyo yamutwaraga school bus ariko mugani zakoraga akazi. Aha twagiye rero uyu munsi rero waje tuzaniye n'inshuti zawe turaza kugenda tugana nyine kubana no turi kuganira n'abakobwa basengera muri ADEPR hari ukuntu dushobora kuryoshya ikiganiro cyane bikarushaho kugenda biba byiza. Iyi ndirimbo uyu munsi uri muramurika ku ma social media atandukanye okay banzo ririmbe ya refure mubaza ya refure ya chorus y'indirimbo ririmba igice cya mbere yego andi ibice cya mbere yego mfite amatsi curanga koyo kubona umukunzi wanjye tuyahireye we andutira abakunzi bose uko yangoye amaraso ye yicishije bugufi umukunzi wanjye niba uzi gukunda byuzuye aratunesha n'umukiza arankunda n'umugeni we. aha urakoze cyane reka tuze ku icyo gice cya mbere cy'indirimbo mfite umukunzi arankunda ndi umugeni we sibyo wamaze kudusobanurira uwo mukunzi n'amazina ye yombi ari we Yesu Kristo. None igitekerezo cy'indirimbo ni wowe wiyandikira indirimbo ko numva indirimbo yanditse neza ifite na melody nziza uri n'umucuranzi sibyo wa gitari ibyo bintu byose uhuza ni ibintu nyine bigaragara ko uri umuntu w'imbaraga cyane. Iyi ndirimbo yaje ute igitekerezo cyayo igitekerezo wari uryamye wari uri muri pisine uri koga wari uri gusenga mbese iyerekwa ryayo ryaje ute nasanze nari ndi ahantu nicaye nuje tuje uri kumedita nari ndimo kumedita hanyuma ndareba nditegereza hari ibitekerezo nari ndimo ariko byanteye gutekereza yuko
hari umuntu cyangwa se unkunda bihebuje. Hanyuma ntekereza yuko ari utubera igicucu mu mvura mu bibazo kandi twe nta cyiza tumukorera. Mboneraho rero iyo ide yo kuvuga ngo nubwo nta cyiza mukorera we ntasiba kunzirikana. Navuga ko nabanje kubona rofre ibindi byaje nyuma. Iyo wandika indirimbo buri gihe ni kubigenzura kuri refure. Ntabwo nari nzi ko n'abandi ariko babigenza. Ako nyine ngewe ntabwo tuvuze ko ariko bose babigenza. Niwe ndi kubaza gusa. Ngewe rero mera kuri rofre. Niyo nahereyeho nasanze anzirikana nta kintu cyiza na kimwe mukorera. Naho byavuye. Divine, umeze neza? Umeze neza. Hashize igihe kingana iki uzi Kirabo? Ngiye kuvuga exactly wenda tuvuge imyaka ntabwo nabasha kubikora neza, gusa Kirabo tumaye igihe kitari gito. Twamenyaniye mu nzu y'Imana, twabanaga muri famiye y'itorero. Nuko twamenyaniye, ubucuti bugenda buzamuka, ubucuti noneho bugenda bukomera kurushaho. Mbega umunsi ku munsi niko byarushagaho kugira izindi mbaraga. N'iki kintu ukunda kuri Kirabo cyane ku buryo uvuga ati Mana yanjye Kirabo mubuze naba mbuze umuntu w'umumana. Ikintu nkunda kuri Kirabo ni uko aha abantu bose agaciro. Ntabwo arobanura. Nicyo mukundira. Arakoze cyane. Ku bijyanye n'umuziki we noneho ufana iki kuri we? Ikijyanye n'umuziki we navuga ko ari umukobwa ushoboye cyane, kubera ko ntago wenda ari ukuntu umuntu adafite ubushobozi burenze cyangwa se afite abantu bamusponsoringa birenze, ariko nkunda ishyaka agira ku muziki we, ndetse ukabona aba yabishyizemo rwose yitanze mu buryo bwose bufatika. Ibyo rero ndabikunda kandi ndanabimushimira. Biramusabira ngo Imana izarusheho kumuteza imbere no kumwagura. Urakoze cyane. Reka tuze hano kwa boss mukuru. Mabushi, wowe iyo uri mu nzu y'Imana, sibyo? Mu bintu byose bikorerwa mu nzu y'Imana, ni ikihe kintu kigushimisha kurusha ibindi? Kuramya no guhimbaza. Ugiye gucurangira SP aramya Imana rero? Yesu. Cyangwa bari ndi gucurangira? Nta kibazo. Tugiye kuramya, tugiye no guhimbaza Imana. Turamya mu yindi ndirimbo? Twakoresha iyo mu gitabo. Ndumva arizo zikunda kumvikana cyane, ya 30 mu gakiza. Ivuga ngo iki? Ubugingo bwacu. Yego. Twagiye. Turirimba ibice bibiri na refure.
wacu dufite amahoro urwo rugendo azatugeza kandi azatugeza ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro urwo rugendo azatugeza kandi azatugeza ijuru amahoro ntabwo tuzongera kwibuka urugendo. wow ese nkeka ko ubu wishimye ubu ndanezerewe cyane wageze mu kibanza cyawe ahangaha cyo kuramya Imana. umuntu aba yumva aruhutse Mm. iyo ugeze mu nzu y'Imana ukanza kuramya ugahimbaza mbese ibyo hanze biba bisa nkaho ari bwo ubyiruhuye ubisize inyuma. ibiki byo hanze hari igihe umuntu ava mu rugo ari kugenda atekereza ibintu byinshi byohawe nabyo mu nzira ese ni ibiki gutekereza ibintu mba ntekereza buriya biriya bintu byo hanze twabirebyeho kuko urebye amaso aba areba ahantu unyura ntago wagenda usinziriye mu nzira hari byinshi bigenda binyura mu maso y'umuntu pe utakihanganira abantu kureba. bakwitegereza Abantu bakwitegereza abakobwa muri ADEPR ibyo ngo abantu baranabitegereza rero iyo ugeze mu umva umuhanzi nta muntu muri aho uravuga ati ariko se ibyo birumbiya wambaye akubu wenda rebe nk'ikanzu ye cyangwa ijipo yawe challenge zo ntabwo umuntu yabura Zishingiye ku guhura nazo idini. zishingiye ku idini iryo ni ihohoterwa rishingiye ku myemerere bitewe n'uko umuntu aba abana n'abantu batandukanye hariho umuntu mwarimu arakubwira ati akugira inama ati hari ahantu usengera uzahave wenda muri ADEPR akubwira ati aya ntawe urambwira ngo uzahave yego ariko imyambarire yo bayibazaho kuki bayibaza ariko ibintu ibyo by'imyambarire ngibyo nabyo sinzi ko wabwira n'umuntu ngo ashobore no kubisobanura mu buryo bwumvikana ariko buriya bivuga bitewe n'imyumvire nyine nuko batekereza nuko bayumva ibintu we byakakwiriye kugenda kandi nawe hari ukundi kuntu nawe ubwawe uba wumva ibintu byagakwiriye kugenda ku giti cyawe ngo abakobwa muri ADEPR ngo bambara ibishipo ngo birebire bajye babibarekera ibi bishipo kuki bajye ibi bishipo babibarekera bicomoza abatabyambaye ute ba nyirabyo ntacyo nta bibatwaye kintu bibatwaye bajye babibarekera rwose none ubwo wanzuye ko bazajya babibarekera bajye babiturekera ese mwe birababangamira uko mwambara ubudonka mu cyimbo cya sosiyete reka tuganire kwa aka kantu kandi nk'urubyiruko tukaganire no mu kuri kwinshi ese ubundi mwambara gutya kubera ADEPR reka uriya dusubize divine ndabona afite ibisubizo byiza cyane ntabwo twambara gutya kubera itorero ADEPR ahubwo ni ukuvuga ngo bino ntabwo ubundi tubikoreye ntabwo navuga ngo nitwe turi mu mubiri tubikora ahubwo iyo wakijijwe hari ubutwaro uhabwa bugatuma inyota y'ibindi byandi utekereza byose wumva byakagushishikaje igashira rero kuvuga ngo turabihatwa n'itorero oya ntabwo tubihatwa n'itorero ku giti cyanjye numva ko ari byo binyuze kandi nkabikora mbikunze donc ntiwambarira itorero oya ntabwo nambarira itorero wambara kubera indangagaciro nambara kubera kuko ndatinya ko niba twambara gutya ko mwambara utya njye sinambara ijipo niba mwambara utya mukikwiza ndakeka ko ari imbaraga z'itorero kurusha izanyu niko benshi batekereza ati buriya ADEPR idohoye bamera nk'abandi ese reka tuganire iki ADEPR idohoye ngo abakobwa biyambarire uko bashaka wumva wajya wambara ute buriya hari ukuba nyine wowe hari ukuntu umeze n'ukuntu wenda wakiriye agakiza hari ukuntu nyine uba uteye hakabaho noneho n'ahantu uri kubarizwa muri ADEPR wakiriye agakiza ni ukuvuga ngo niba ufite wowe indangagaciro muri wowe bigaterwa noneho n'itorero ugezemo riragufasha gukomeza kuba wa muntu wifuza kuba we icyo ni cyo ADEPR ibafasha ego ibafasha iyo iraturera ni ukuvuga ngo uwo uriwe muri wowe ubundi ahantu tuba tugeze turi bakuru nyeka ko tutari abana
ayo masaha dufite kuba twahitamo kujya mu yandi matorero ntabwo tukiri babana ababyeyi nyine babwira ngo ca rero kwemera kuri kuba waba ugeze ku rwego utumvira ababyeyi oya itorero ko mbona se ababyeyi turabumvira ariko nanone ababyeyi ntibaguhitiramo idini batwemerera buri muntu uburenganzira bwe rero mu burenganzira bwacu tugezaho nyine ubwo nyine umuntu akwiye gukoresha uburenganzira bwe kuba tukiri muri ADEPR ntabwo ushitse ahantu nyine wahitamo amahitamo yawe noneho rero iyo uhisemo ahantu ukahitamo ufite n'indangagaciro ni ukuvuga ngo wowe uba wabyemeye ibintu ugiyemo rero nekereza yuko itorero wenda rigira uruhare runini ridufashamo ariko natwe ubwacu kwambara tuba tubishaka kwikwiza ibintu biri hari ukuntu biri kunryohera niba n'abandi ari uko SP nawe se ugeze ku gihe wihitiramo ukavuga ngo nzasengera hano iwacu bamwe ngo njye muri Islam wenda sinajyayo cyangwa Nyagatolika n'ahandi biba bishoboka ko umuntu yagira andi mahitamo y'irindi torero ariko nanone ku kintu kijyanye n'imyambarire nicyo twari turi kuvugaho ntabwo ntekereza ko twambara cyane kubera itorero kuko aba ari itorero cyane nawe ubwawe muri wowe wumva bitaguhesheje amahoro twabajije ngo ADEPR ramutse idoye ngo abakobwa bambara uko bashaka mwakomeza mukambara uko mwambaye n'ubundi uko dusanzwe twambara niko twakomeza tukambara iryo tegeko n'irya hejo ubundi ntituzahura hari ukuntu bimeze kamera mpande ari gutubwira ngo rigiye kujya hose aba muri biro nyobozi ngo rigiye oya ntabwo tubizi uko umuntu yambara nimba uko yambara koko ari we atari ukuvuga ngo yabyambaye kubera kanaka yifuza iki kubera ko itorero ryifuza iki n'ubundi nikazakomeza akambara umuhanzi mu kanya yambwiye ati rwose tugeze ku gihe twihitiramo aho adresse aho tugomba gusengera ababyeyi baratureze tugeze mu myaka yo kwihitiramo kandi koko nyina ngo musengera muri ADEPR kuko ari mwe mwabyihitiyemo nta kuboko kundi muntu kubiri inyuma Divine ni iki kintu gishobora gutuma uhindura itorero reka njyewe mvuze wenda gatoya nsa nk'ufasha agace kuri testimony wenda nakuriye n'ubundi ababyeyi banjye basanzwe bari mu itorero rya ADEPR n'ubu niho bari rero ntabwo gukizwa bivuze ngo ni uko wakuriye muri iryo torero narikuriyemo pe ndumva ngeze nko muri segonderi ntangira no kubyanga cyane ntangira kumva ari ibintu biri kuko mbere wabagamo kubera ababyeyi numvaga nyine bitangiye kurenga ya myaka y'ubukure kirabo yigobotoye y'ubuto nyine ahamwe yatubwiye numva bitangiye nyine kandi reba nabo umuhanzi muri uko gusharirirwa rero buriya iyo Imana igufiteho umugambi ntabwo wapfa kuyicika byoroshye hari igihe ugera ibyo nkubwira ngo nari narabatijwe pe nanabatizwa ariko nyine kwa gukurira mu idini kudasobanukirwa neza ukabikora nyine just mu kigare nanabatijwe nkiri mutoya cyane ngeze muri segonderi hari imyaka ugeramo neza ukumva biranze wajya ureba abandi ukavuga ati ibintu wahafite kiriya cyangwe koko ukavuga ati ibintu ntabwo bikunda rimwe na rimwe ukumva ko ababyeyi ahari wabonaga bameze ute se bari kukunaniza abo bandi warebaga urumva hari ukuntu iyo uri nk'umwana urabona wenda itorero ryacu ntabwo ubasha nko gusuka wenda ngo ushyireho menshi n'ibiki ariko hari imyaka ugeramo iyo babaho ukumva ariko se turatura ngenda ushyizeho byantwara iki wanareba ukabanagerageza nko kwishyira mu ndorerwamo ukabona twanakubera cyane kurusha abandi bose nawe wararebaga ukabona byavamo ariko pe watekereza watekereza wapi ugasanga ariko ndashima Imana ko n'ababyeyi banjye babigizemo uruhare igihe ababyeyi nabo barekura abana byoroshye vuba ariko ndashima Imana ko bambaye hafi ubwo rero muri urwo rugendo igihe kimwe Imana iramfata kuko iranyemeza mwahuriye yagucakiye uturere urimo uratuganirira neza cyane good testimony ukuntu yancakiye rero ni ibintu biba bigoye kubisobanura ntabwo yanshakiye by'akanya gato ahubwo yagiye mfata gake gake bwa mbere nagiye ntangira kugira inzozi nyine zimwe zidasanzwe natangira kubona ko biriya ari umwanda
ibiki okay okay urabyumva nyine yego ntangira nyine kwibona nda ahandi hantu none n'ukuntu nigeze gusenga rimwe mva numva nagiye nyine mu mbaraga zidasanzwe erega abona waranahanuye ntabwo nahanuye ariko hari ukuntu usenga ukumva ko wagize ibihe bidasanzwe noneho niyo nyota nagiraga yo kurarikira utwo tuntu irashira sinzi uko yashize ngeze aho numva nkunze idini ryanjye naragerageza no kujya ahandi nkumva biranze pe nkumva biranze urumva ni ibintu byaguturutsemo hatarimo imbaraga z'undi muntu hano duhugura abantu baba mu bintu mu kigare badafite inyota yabyo badafite aho bahuriye n'Imana ku giti cyabo babwira ati mugomba kuba hano babyumve koko ubu no wango uri muri ADEPR uyirimo yego sibyo nta cyayigukuramo kereka barashe nta cyayinkuramo Imana izanamfashe nkomeze ndinde kuba nateshuka oya kuva muri ADEPR ise no guteshuka buriya abadukurikiye batatwumva nabi batagira ngo abakobwa bakijijwe bari muri ADEPR gusa cyangwa abasore cyangwa yego ku giti cyanjye naba nteshutse Imana izabe none se ngiye kukubaza akabazo karimo na challenge kandi I can see you are very smart n'ibitekerezo byawe birumvikana ko bifite isuku noneho se uyu munsi uri umukobwa sibyo siko watubwiye kandi ntabwo uri muto sibyo ushobora kujya muri relationship sibyo cyangwa uyirimo wajyamo nabyo birashoboka ko byose kose wakundana cyangwa urakundana nta wamenya uyu munsi uhuye n'umusore usengera mu idini ya Isilamu mugakundana ukamukunda kandi ukumva ko umukunze ukamukunda we bikaba ngombwa ko mubana bigusabye guhindura idini warihindura ntekereza ko muri uru rugendo rwa relationship umuntu aba afite criteria zitandukanye agenderaho ku giti cye rero ku giti cyanjye ntabwo nahindura idini pe kandi ikindi birivinga ni uko njye ntabwo nabasha gusezerana n'umuntu tudahuje imyemerere ako kantu ushatse wagatindaho impamvu mvuga ko ntabasha gusezerana n'umuntu tudahuje imyemerere ni uko n'ubundi kwa guhuza ko mu rugo nako kugira aho kugonganira biragorana bisa nkaho bigonganye niba mvuga ati wenda tuvuge ku cyumweru niba mfata gahunda yanjye nkajya aha nawe akajya aha tuvuge wenda mu rugo dukeneye gukora hari andi materaniro yo mu rugo asa nk'afasha abantu urumva donc nk'ayo materaniro sinayakora kubera ko ntabwo duhuje n'abana basa nk'ababa bari muri dilema donc urumva iyo mubyaye abana nawe ajya mu rujijo kibaza se mama kuki ari aha papa ari aha njye nzajya he njye nzajya he none umusore utari muri ADEPR ntacyo mwavugana ntabwo ari ukuvuga ngo ntacyo twavugana dushobora kuba inshuti ukuvuga ngo n'undi muri sosiyete turimo isanzwe kameramani aravuze ngo arahiye wasanga kameramani yari yakwikundiye none akaba ari umunyagatulika tumuha amahirwe yawe koko oya niba ahiye nazi ayoboke ibintu by'Imana biba bifite inzira nyinshi mbese muhumurize ni ukuvuga ngo Imana yakuremeye umuntu Imana yakuremeye umuntu donc ashobora no kuba ari mu makatolika no munsi cyangwa ari mu Isilamu aho ko Imana ibona ko wenda ari ukundi mugomba kuzaba iyo bond igomba kuzabaho ugasanga iramuzanye you never know mu buryo utanazi uzi ko wa mukobwa ari seri yatajyayo ubwo oya ariko turi kuganira mu kuri kandi turi urubyiruko ni ukuvuga ngo wowe muri kriteriya z'umusore waza kugutereta idini uzarirebaho ntago navuga ngo ni idini cyane ariko agomba kuba akijijwe noneho ikirenze kuri icyo bikaba byiza turi mu itorero rimwe ubwo se abantu badukurikiye nta kintu bumvamo aha kwa SP uyu munsi uri umukobwa ugize gutya uhuye na padiri ati wa mukobwa winkurikije ukuntu nagukunze iby'igipadiri ndashaka kubirambika hasi sibyo rwose iby'igipadiri mbivuyemo ariko uransanga muri Kiliziya Gatolika haba ariho dusezeranira
uvuye muri ADEPR icyo cyifuzo cy'uwo muntu cyaba bimeze we yabaje urumva cyaba ari icyifuzo cye kisa nkaho kinafatanye n'imyanzuro kandi ese agomba kubanza kumenyesha uwo ari we uko byagenda kose ntiyaza kumbwira ngo arashaka ko tubana oya tuvuge relationship yatangiye mwagize n'ahantu rwose uko byagenda kose ntiwajya gukundana n'umuntu uzi neza ko imyemerere ye n'iyawe nta hantu bishobora kuzahurira wowe ubaye uzi neza ko icya mbere utabana n'umuntu mudahuje imyemerere icyo gihe urabirimita no mu rukundo ntabwo mu rukundo ikintu kigire kiriya kandi ntiwakirirwa umubeshya niba uzi ko muri kriteriya zawe idini rizazamo umusore akiza kugutereta mumenye unamuhakanira hakiri kare mwere kurirwa mutakaza umwanya n'iki bakobwa ko numva bakaniye we niko iryo ni isomo ubwo buri wese mu bantu badukurikiye aragira icyo agenda yigira kuri buri umwe mukurikije ibitekerezo bye umuhanzikazi dore ko abahanzi munagenda dore ko abahanzi mugenda rwose mu mahitamo yawe y'urugo idini uzarirebaho kubera iki niba bizaba impamvu nzareba ku idini ni ukubera ko kamere nka wa mugabo avuze ngo ku byo makuza yavuze ntacyo narenza divine yavuze ngo mu rugo hari ukuntu bijya bigenda se mu rugo mubizi ute ko mutaragera mu rugo basha mu rugo ibintu bibirayo murebera ku babyeyi hari ukuntu mu rugo bijya bigenda hari ukuntu mu rugo bigenda ugasanga umwana ngenda akurikira papa undi wenda ndakurikira mama ariko iyo muhuje ntabwo ibyo bijya bibaho aba ari ihame ko umwana bakurikira wenda nubwo hari igihe aba azakura akihitiramo ariko icyo gihe aba afite umurongo w'ababyeyi nicyo kintu gituma akenshi dukunda wenda gushingira ku bantu duhuje imyemerere hari umuntu wari wakujajinga ahereye ku idini usengeraho kubwira ati winda ati bwa bintu urimo ibyo byo birinomo yego cyane baranabikora ibintu bisanzwe dore nka kesi imwe yigeze kubaho kuko twadushaka abantu bigira ku kiganiro nk'iki kesi imwe yigeze kubaho donc hari ukuntu reka tuvuge nka iriya seni yabaye Nyarugenge yabareye abazungu bazanye ibintu by'amadarapo y'abatinganyi hari ukuntu urabona hari ukuntu baravuga ngo ni ukwentapureta ibintu uko bitari niyo mpamvu rimwe na rimwe tuba tugomba kubanza tugakurikirana tukamenya what's behind that niyo mpamvu rero bigeze ku bagenzi banjye bigeze ku judging ambwa ngo ngo ADEPR muraje muratangiye ibiki tubeshya ko mukirirwe mwabonye ibyabaye biba ni ibiki mwarebaga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko icyo nabwira abantu ni uko ahanini itorero riradushyigikira mu kuturera ariko umuntu ahanini niwe ugena gukizwa kwe nuko kwe kugenda ntago rero kuba runaka ashobora gukora ikintu bigasa nk'ibyambika icyasha itorero ariko ntago bivuze ko itorero ari ryo ryakoze icyo cyaha runaka nicyo nabwira abantu none se urakoze cyane ujya usura social media ujya ureba wenda nka ADEPR ibintu biba bivugwa bigiye bitandukanye ubu hari kuvuga iki ngo ntabwo mperuka gusura neza ntabwo namenye ibyo ntawamenye inkuru igezweho ngo atubwire kuri ADEPR nyine muri social media ni amabaruwa uyu ni umwana witorera kandi koko si ngo akomoka aho ryatangiriye nta byinshi bizwiho cyane ni iki wabonye ku mabaruwa ariko ni ibaruwa ubuyobozi bwa ADEPR bwandikiwe yego bavuga ko bashaka kweguza uriya muyobozi ukuriye muri ADEPR mu Rwanda yego bitewe impamvu zo ni nyinshi bagiye bashyiramo ntekereza ko ari ibintu biri gusa nk'aho bihabanya n'amahame y'itorero ahanini usanga ari kujya agenda
ayobora ugasanga biri kujya bitandukira cyane bikabusanya cyane. yego Birabangamye muri rusange. birabangamye none turi kugana nk'urubyiruko rwa ADEPR kandi mukunda itorero nk'uko mwabivuze. Reka turebe noneho bivuze iki kuri mwe cyangwa mu byakira ute iyi itorero ryanyu ririho igitutsi kuri social media mwitwara ute cyane uduhere nk'urugero kw'icyo kintu. yego buri wese arasubiza icyo kibazo Uko byagenda kose iyo byagiye hanze yego nk'umuntu ashobora kukubaza usengera ADEPR. Muri babandi bimeze gutya yego ukavuga ati uko biri bimeze kuriya ariko siko byahoze kandi nta nubwo ari nako bizahora, uko byagenda kose bizahinduka. Twebwe rero kereka utazi ahantu uhagaze nibwo byagutera ikibazo cyane ugahangayika, ariko iyo uzi ahantu uhagaze mu buyobozi ntabwo ariho honyine haba haje imbogamizi ku buryo byagutera ikibazo gikomeye. Wowe urakomeza ugahamanya n'umutima wawe ukabyereka Imana, ko byagenda kose biba bizakemuka neza. niba umuyobozi wa ADEPR umuvugizi ari kureba iki kiganiro kiri gukorwa n'urubyiruko ashombye ni iki wamubwira mu gihe gisa nk'iki? Ikintu namubwira ni uko atakayoboye itorero ayobowe n'amarangamutima ye. Cyaba cyiza ni uko yayazenga agasaba Mwuka Wera akamwiyoborera pe, kuko ibintu by'amarangamutima hari igihe usanga uzanyemo ujya gutekereza no ku nyungu zawe bwite, kandi icyo kintu ntabwo kiba gikwiriye. aha wowe ubyumva ute iyo ubona itorero bari kwa ADEPR bicicikana kuri social media utonka nk'umukristo wa ADEPR ubyakira ute ukora iki? Mbyakirana umubabaro bambabaye, kandi usibye no kuri social media iyo bibaye hari nk'abashuti bawe ufite bahita bakujajinga ati ye dore karabaye rya torero ryawe ibi n'ibi. Njye rero birutse no kumbaho umuntu arambwira ngo ibi n'ibi ndangije ndamubwira none uragira ngo ufashe iki kuko numvaga nababaye pe, numvaga bimbabaje kwitora ifite nyiraryo ufashe iki none uragira ngo ufashe iki. Rero narababaye, nyuma yo kubabara ndasenga nsaba Imana yo ngo irinde itorero y'ubwayo itarinze itorero cyangwa itarinze umudugudu abarinzi bababereye maso ubusa. Ubwo rero nta kindi kintu nkora uretse kubabara no gusenga. Ntabwo njya nishimira kumva itorero ryacu ririho igitutsi. Yego rimwe na rimwe abari n'ibihuha, rimwe na rimwe akenshi akenshi abari iyo ubibonye rero bavuga umuvugizi bimeze utya byagenze utya wowe wiyumva ute? Cyangwa niba ari kureba iki kiganiro umuvugizi wa ADEPR njye niyumvana umubabaro, gusa hari umwanzuro njye mfata iyo ngeze ahantu bari kubiganiraho ndaceceka cyangwa ahunga nkagenda, ko akenshi abantu baba barimo kuganira usanga atari n'abantu duhuje, ugasanga rero bari bunjajinga ibirenze. Rero icyo mbona cyo ni uko uruhande rumwe njye mbona ari byiza, kubera ko itorero ryacu ntabwo rijya rihungabana nubwo ibyo byose biba, kandi ni byinshi byakabaye byaratumye itorero rya ADEPR ritakivugwa mu Rwanda, byinshi cyane. Kandi njye mbona yuko indi mpamvu igenera gukomera, ntabwo Satani yarwanya ikintu kidahagaze, yaba gishakaho iki kidahagaze, ntabwo wahirika umuntu udahagaze n'ubundi ubwo abaguye. Rero impamvu rihigwa cyane njye mbona ni uko nyine ari itorero rya Kristo kandi akunda, niyo mpamvu Satani atajya anezezwa nabyo. Thank you Divine. Wowe ubyumva ute, ubitekereza ute nk'urubyiruko iyo ufunguye telefone yawe mu gitondo ukabona ADEPR ahantu usengera ukunda cyane watubwiye ariko ukabona byacitse? Ikintu ngiye navuga nuko kare n'ubundi nigeze kubivuga, itorero riraturira. Ndababara cyane, ariko nanone ntabwo ngomba gucika intege, kubera ko uko byagenda kose Imana yirindira umukumbi wayo. Umwanzi Satani agira imyambi myinshi atera abantu, kandi ibyo ni ibisanzwe. Niba mu buyobozi busanzwe bwo hasi tubona habamo utubazo dutandukanye tukabibona, ntabwo mu murimo w'Imana byabura, kuko umwanzi Satani abirwanya cyane. Rero ikintu navuga cyane
ntabwo abakristo bagenzi banjye cyangwa se n'abandi bose babasha gukurikirana aya makuru aba bayashishikariye. Ikintu navuga ni uko abakristo bagenzi banjye bakwiye kwiherera bagasengera itorero cyane ndetse birenze ibikenewe. Hanyuma ku bandi b'interpreta amakuru nabashishikariza kuyoborwa n'umwuka wera, kuko buriya iyo atari wowe wiyobora utayoborwa n'uyu mubiri, hari ibyo ubasha gusobanukirwa cyangwa se kubona abandi batabasha kumva ndetse no kwibwira. Hanyuma indi message natanga ku muyobozi wacu, nakomere uko byagenda kose Imana yubatse itorero iracyari ihagazeho kandi cyane, kandi tuzarushaho gusenga. Ni ukuvuga ngo Imana igira inzira nyinshi zitandukanye, kandi ikintu nzi neza cyo ni uko iyo turi mu Mana hari imiyaga myinshi duhura nayo kugira ngo ibashe kudukomeza. Ni ukuvuga ngo rero namubwira gukomera muri uru rugamba akegera Imana cyane birenze ibikenewe. Nuko nabivuga. Ikindi rwose abantu dukoresha social medias, wenda si no kuvuga mu buryo bw'Imana ndetse n'umukuru w'igihugu arabitubwira, dushishikarire, ntugashishikarire kuba wakumva ukumve ngo byakuryoheye, ukumve ni inkuru yo kurapa rwose gushishikariza abantu n'iki, ahubwo ushishikarize gusesengura ndetse no kumenya the reason behind. Ese ngewe nabikoraho iki cyangwa se mbifiteho iki? Si ibi bintu ndi kureba bimariye iki, biri kunyungura iki? Nicyo nababwira muri rusange. urakoze Dr. turagushimiye cyane. Ni ibintu byiza cyane. Se ariya mabara warungurutseho ubundi SP ariya mabara watubwiye bandikiye umuvugizi, byagiye binyura ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ku ma YouTube. Hari n'ababa zifite kuri WhatsApp ukabona arayikoherereje. tureba ryatorero ryanyu ibintu muri cyaciye ahantu henshi. murakoze cyane. Noneho tureturuno ano muto tugaruke ku buhanzi bwacu cyangwa se nababwiye ko ikiganiro cyacu ni cyiza kiganira utuntu twinshi kubera ko turi urubyiruko. Iyi ndirimbo uyu munsi yasohotse tuyisange hehe noneho kugira ngo abantu bajye kuyisura banayisharinge? Murayisanga kuri YouTube, murandikamo Kirabo Mediatrice, ibihangano byanjye birita biza. Ufite n'izindi ndirimbo? Ego ziriho. Zingahe? Hariho izindi ebyiri, ubwo iyo yagiye zisangaho n'eshatu. Muri uru rugendo urimo rw'umuziki, kuririmba ni ibintu bitaba byoroshye gusohora indirimbo. Ni izihe challenge uhura nazo? Ese wifuza iki ku bantu bavuga ko bakunda umuziki wawe? Abantu bavuga ko bakunda umuziki wanjye, nta kintu nabifuriza nk'umugisha w'Imana. Ndetse hari indirimbo bafite yitwa Umugisha, ndayibatuye. Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Nta kindi kintu nabasaba uretse umugisha, kandi bakomeze bakunda umuziki wanjye. Ndumva nejejwe nabyo, banawushyigikire. Dore bisaba amafaranga kujya muri studio, bisaba kwishyura abaproducer b'amashusho. Yego. Kugenda indirimbo isohoka isa neza kuri iyi nakoze neza. Ninde wayikoze? Yitwa Nepo. Amashusho? Yego. Audio yakozwe n'uwitwa Jado. Afite studio yitwa gute? Afite studio yitwa Niyo, afite n'indi akoreramo yitwa yo kwizuba TV. Imana ibamugisha abantu bose bagize uruhare kugira ngo ino ndirimbo isohoke isa neza kandi iryoheye amatwi. Imana ihumugisha SP ndetse na Divine bemeye guhagararana nawe, sibyo? Kugira ngo bagufashe gukora amashusho cyangwa gushutinga ino ndirimbo. Twerekeje ku musozi w'ikiganiro cyacu, n'ubundi uraturirimbira ya refure y'indirimbo muyifatikanye kugira ngo dusoze. Ukuru
umutaka izuba rishakira mu gicucu cye amen. Turabashimiye cyane rero nshuti mwari mukurikiye kino kiganiro n'urubyiruko rwo muri ADEPR. Cyari ikiganiro twagarutse ku bintu byinshi bitandukanye, harimo kumurika indirimbo nshya ya Kirabo, indirimbo nziza cyane. Mugiye kuri iyo channel yenyine mubona munsi y'iki kiganiro, musure channel, hari indirimbo nyinshi ziryoshye yasize hanze, ndetse munasharinge iyi ndirimbo. Tugiye rero kwakira Divine n'ubundi kugira ngo asenge Imana kubw'iki kiganiro twarimo turagira. Mwamana tugushimiye kuri uyu mwanya mwiza waduhaye, tugushimiye cyane mwami kubw'iki kiganiro. Dore mwami Imana ni kuri iki kiganiro cyavugiwemo byinshi, ariko turakwinginze cyane mwami Imana ngo ntaba ari twebwe, ahubwo mwami uko bwije n'uko bukeye mwami ukomeze kudukoresha mwami, kandi nkweto n'abandi bose ari bugikurikirane, ukomeze kubarinda mwami Imana, ukorere muri bo, kandi n'ukuri mwami Imana ndakwinginze cyane ngo ugendere umwe wese umuhe imitima iciye bugufi, n'ukuri tubashe kubaha ijambo ryawe kandi tubashe gukurira muri iryo mwami. Ngaho mwami Imana akomeza kuturinda cyane, ukomeze kudusobanurira ibihishwe, ukomeze kurinda ubugingo bwacu mwami Imana, kandi n'ukuri nkwetse n'abandi bari hirya no hino mwami Imana baruhiye mu byaha, ngo ari wo kubatarura, ari wo kubagarura mu murongo mwami Imana. Ngaho tugushimiye cyane mwami Imana kubw'abo ngabo bateguye iki kiganiro, ukomeze kubaha umugisha, kandi n'ukuri mwami Imana nkweretse n'iki kiganiro, n'ukuri mwami Imana ukomeze kuhagura imbago, kugira ngo ibyiza byawe ndetse n'ibyo mu nzu yawe mwami bikomeze gukwira ku isi hose mwami, ukomeze kwamamara mwami Imana. Ngaho ndakwinginze cyane komeza kuturinda muri byose, ubane natwe muri byose, uha umugisha abadukurikiye, ndetse mwami Imana ukomeze kurinda n'ukuri buri umwe wese mwami uciriye bugufi imbere yawe. Ndakwinginze cyane abandi bari hirya no hino bafite ibyifuzo bitandukanye mwami, abafite imitima imenetse ndetse n'inyota yo kukwegera, abo bose ndakwinginze cyane ngo barinde ubatabare, ubabe hafi mwami. Ngaho komeza kuturinda cyane, duhe kuba amaso muri ibi bihe kuko ari bibi, ukomeze kuturinda muri byose, mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Amen.